Ya bakunzi ba televiziyo yacu Well 250 TV muraho neza, turabasuhuza mukomere cyane. Uyu munsi rero nkuko mubizi, nkuko bisanzwe twarababwiye yuko tugiye gutangira uyu munsi turakora umwitozo. Niyo mpamvu rero tica naje iruhande rwanyu, naje mbegereye, nashatse kugira ngo inze live mumbona, simwari munkumbuye se. Nabasuhuje rero mwese mwe mudukurikira kuri channel yacu Well 250 TV. Uyu munsi rero naje live, ariko naje mu rwego rwo kugira ngo dukore evaluation, dukore imyitozo imwe itandukanye. Nababwiye ko ni ku isomo rya 10 turakora revision, turasubiramo imyitozo. Rero imyitozo tugiye gukora ntago ari imyitozo wenda murasanga muri ama video yacu. Ubundi twebwe tugira system yo kubavangira, tukajya tubigisha ibintu, tubahereza amasomo, tukabahereza imyitozo. Noneho iyo myitozo yo ikaba ari imyitozo ikubiyemo byinshi. Uvuga ngo dufata kira gitabo cyacu cy'igazeti cy'amategeko y'umuhanda, tugakuramo imyitozo yo hirya no hino, ariko igitabo cyose tukakizenguruka kugira ngo rero bizadufashe iki. Impamvu tubikora kugira ngo tworohereze abanyeshuri kugira ngo babashe kumenya kiriya gitabo mu buryo bworoshye kandi bwa vuba. Ubwo rero iyo tukoze imyitozo yacu rero mu ishuri, ukayikora igihe kirekire, ukayikora kenshi cyane, bidufasha kugira ngo nawe ubashe guhita umenya ibyo wiga kandi ugatsinda ikizamini nta kibazo kijemo. Ubwo rero uyu munsi rero niyo mpamvu rero twaje live. Mwarimu wanyu mwajyaga muvugana mutamubona, nitwa Emmanuel, teacher Emmanuel, ukorera muri Vision Training Service Gisozi. Ishuri ngira ngo mpora mbibabwira, iyo ugeze ku rwibutso gatoya, uzamuka gatoya kagera ku rusengero rw'Abadventiste, iyo harenze gatoya mu ikorosi rihari, ugera aho bita ku gasoko ka Ruhango. Aho rero niho dukorera. Utera umugongo agasoko ka Ruhango, niko nababwiye, uhita usoma icyapa cyanditseho Vision Training Service Gisozi. Reka rero dukosore, dukore iyo myitozo. Rero iyi myitozo nzanye ntago ari imyitozo ndi buvuge ngo murajya mukosora cyangwa se mbaha ikibazo mu gikosore. Oya, ibyo koko nakagombye kubikora, kubera ko nabonye yuko abanyeshuri benshi cyane tubahereza ibizamini gutya online, bakatubeshya ngo babikoze kandi ntibabikore. Twe tugiye kubizana mu buryo bwo kwiga, bwo kubibigisha. Ntago ari ngo nkibahe mu gikosore ejo bundi mbakosore. Oya, ngewe ndakizana mu buryo bwo kubibigisha, kuko ni ibizamini bimwe na bimwe twagiye dukora tukabikura mu bizamini polisi itanga. Ubwo rero byo ngibyo kugira ngo biduhe experience. Reka rero dutangire. Ni ibizamini byakozwe, ngira ngo byagiye bikora mu matariki atandukanye, kandi byagiye bikora mu ntara zitandukanye, mu turere dutandukanye. Ubwo rero nanjye niyo mpamvu nabizanye nka teacher Emmanuel. Reka rero dutangire ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere cyabazaga ngo uretse igihe icyapa kibyerekana ukundi, uburemere ntarengwa ku mateme akoze mu ngiga z'ibiti cyangwa mu mbaho ni ubuhe? Murumva kano kabazo karoroshye cyane, ngira ngo igeze kubigisha. Ubundi igazeti ritubwira ko uburemere ntarengwa bwemewe bunyuzwa ku mateme akozwe mu mbaho cyangwa se mu ngiga z'ibiti. Hari uburemere rero bwagenwe bugomba kunyuzwa kwa ririya teme. Ubwo rero hano bababaje ngo ese ngo uretse igihe icyapa kibyerekana ukundi, ubwo n'uwayo bavuze ngo uretse igihe cyaba kije kibyerekana ukundi, none ariko mu gihe bitabyerekana ukundi, ngo uburemere ntarengwa ku mateme akoze mu ngiga z'ibiti cyangwa se mu mbaho ngo ni ubuhe? Ngo A ni toni 8.5, B ni toni 10, C ni toni 12, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero aho ngaho ngira ngo bababwiyemo toni 8.5, bababwiramo toni 10, bababwira toni 12, bamasutse hasi baravuga ngo D
yaho ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero twe uko twiga mu ngingo ngiye guhita ngikosora kugira ngo dukomeze, ndajya nkosora ngera ku kibazo tugikosora nubwo ari bitatu muri kubona muri screen yanyu. Reka tugikosore tuhave tugiye. Ubundi igazeti ritubwira ko uburemere ntarengwa bwemewe bunyuzwa kuri ku iteme rikozwe mu ngiga z'ibiti cyangwa se mu mbaho, ubundi ngo ni toni 8. Kandi mwibuke ko iyo tugiye mu ngero ari gihe bakubaza bazana muri toni cyangwa se bakafata za toni 8 bakahita bazihindurira muri kilograma, ugomba kutamva ko ari kilograma 8,000. Bashobora kubikubaza rero bavuga ngo kilograma 8,000 cyangwa ni toni 8. Ubwo rero ugomba kumenya ko ibyo byose ari kimwe, baramutse bakuzanyemo kimwe muri byo bahita ugihitamo. Reka rero dukomeze. Ni ukuvuga ngo toni 8 rero ntazirimo, murabona ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo hariya. Buriya icyo ugomba guhita usubiza nk'umunyeshuri wabyize, ugomba guhita umenya ko hari nta gisubizo cy'ukuri kigize ute kirimo. Reka rero dukomeze ku kibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri cyavuga ngo intera iri hagati y'icyapa cyo guhagarara umwanya munini ababisikana n'icyo guhagarara umwanya muto no guhagarara umwanya munini babisikana ngo ntushobora kurenga metero zikurikira. Rwose iyo bavuze ikigendanye n'intera y'ibyapa, abanyeshuri mbabwize kuri nongere mbisubiremo, ni ukuvuga ngo ibintu uzajya kubona ukabona hajemo ikibazo kivuga ngo kigendanye n'ibyapa, bakubwira intera iri hagati y'icyapa n'ikindi. Nuramuka utumvishemo icyapa cyo kuburira no gutambuka mbere, ukumva ngo ni intera yo ku cyapa cyo kubisikana cyangwa se nk'uku nguku babikubaje ngo intera iri hagati y'icyapa cyo guhagarara umwanya munini babisikana cyangwa se umwanya muto, icyo gihe uzashakire muri metero 100. Ni muri metero 100. Kereka umunsi bazakubwira ngo icyapa kiburira n'icyo gutambuka mbere ngo gishyirwa gute ku nzira nyabagendwa. Ubundi kiriya cyapa gifite uburyo gishyirwa ku nzira nyabagendwa, bavuga yuko gishyirwa kuva kuri metero 150 kugera kuri metero 200 iyo aho ngaho iyo hatari mu nsisiro icyapa kiburira n'icyo gutambuka mbere. Ariko iyo bavuze bino byapa bindi ngaho guhagarara, uzashakire muri metero 100. Rero bavuze bati intera iri hagati y'icyapa cyo guhagarara umwanya munini babisikana n'icyo guhagarara umwanya muto no guhagarara umwanya munini babisikana ngo ntushobora kurenga metero zikurikira. Baravuga ngo A ngo metero 100, B metero 200, C metero 150, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabona ko hari igisubizo cy'ukuri kirimo, buriya igisubizo cy'ukuri hariya ni A kuko bavuze mo metero zingahe 100. Ngira ngo murabyumva rero. Reka tugeze ku kibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu babazaga ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambukemo neza, kiba ari ikihe? Kiba ari, baba bakubaje gutyo bakavuga ngo icyo gice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye kandi ibangikanye ngo kandi ngo kikaba gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zindi zitambukemo neza. Reka rero mbabwire abanyeshuri, niwumva kino gice bavuga ngo gifite ngo ubugari budahagije ngo kigarukira ku mirongo yera icagaguye, ngo ukajya kumva kuva ngo kikaba kigizwe n'ubugari budahagije ku buryo izindi modoka zitanyuramo, ntuzajye kure ngo ushakire ahandi hose. Ubundi icyo gice kiba ari inzira y'ibinyamitende cyangwa se inzira y'amagare, agahanda k'amagare niko bakunda kubyita, agahanda k'amagare cyangwa se inzira y'ibinyamitende. Ngira ngo ibinyamitende twabonye ko ari ikinyabiziga cy'ibiziga 2 cyangwa se kimwe cyangwa se 3 cyangwa se 4, ariko kikaba kigenda gikoreshejwe n'ingufu z'umuntu, yaba akoresha amaboko cyangwa se akoresha amaguru. Aho rero nibyo twita ikinyamitende. Ubwo rero reka
reka rero dusubize turebe icyo gice rero bavuze ngo ngo ni inzira z'abanyamaguru. Oya, ntabwo birimo, kandi nababwiye ko ari agahanda k'amagare cyangwa se inzira z'ibinyamitende. B, ngo ni agahanda k'amagare. C, ngo A na B byose ni ibisubizo by'ukuri. Bageze hasi ngo D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Cyangwa ubwo igisubizo cy'ukuri rero ni kiriya, ni agahanda k'amagare. Ubwo mwari guhitamo B. Rero nikiramuka kinaje mu bizamini muzakora, muzahite muhitamo ko ari agahanda k'amagare. Baba bashyizemo inzira y'ibinyamitende, ukahitamo inzira y'ibinyamitende. Reka rero twihute dukomeze ku kibazo cya kane. Banyeshuri rero ndabakunda kandi mpora mbazirikana, kandi mbashaka kugira ngo magezeho ibintu byinshi cyane kugira ngo bizabafashe kugira ngo muzatsinde vuba, ejo bundi muba mwigiriye, mutangire muba abayobozi batwara ibinyabiziga rwose kandi neza nk'abantu babyize. Reka rero tugere ku kibazo cya kane. Murabona ikibazo cya kane dore cyamaze kugera muri screen, ngicyo muri kukireba. Reka ikibazo cya kane ndetse n'icya gatanu cya gatandatu ko nagiye nkora ku buryo ibibazo bitatu tugenda tubikosora bitatu. Bavuze ngo imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza iki? Asubiramo, imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ngo ugaragaza iki? Aka kantu rero gakunda gutsinda abanyeshuri benshi cyane, ariko ndizera ko nuramukuje hano muri Vision Training Service Gisozi online uzagera kuri byinshi kandi uzamenya byinshi. Kurikira wowe channel yacu ya YouTube kuri Wetu TV uzagera kuri byinshi. Reka rero turebe, bavuze ngo ngo nahanyurwa n'amagare na velomoteri. Ngo B, ngo nahanyurwa n'ingorofani. C, ngo nahanyurwa n'ibinyamitende. D, ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero mbabwire mwa bantu, ngira ngo ibintu byose bagiye bababwira ahangaha uretse ibyo nagiye mbasobanura, nk'ubu nk'aka kantu nko kuri C bavuga ngo hanyurwa n'ibinyamitende, ngira ngo ibinyamitende nababwiye aho binyura byarangiye. Rero icyo ngicyo ntabwo wakwirirwa ugitekerezaho nk'aho wagitoramo, kuko namaze kukubwira aho kigomba kunyura. Ikindi, ngo hanyurwa n'ingorofani. Ingorofani mubyibuke ko nabigishiye ko ingorofani zinyuzwa mu nzira ziringaniye n'umuhanda, ngo zaba zidahari ngo zikanyurwa ku nkengero zegutse. Ubwo ni ukuvuga ngo rero ntago ingorofani ikijemo. Noneho bavuga ngo nahanyurwa n'amagare na velomoteri, nabyo nabibabwiye ntago ariho. Kandi navuga ko hanyurwa n'amagare na velomoteri igihe byambukiranya, bivuga ngo byambukira mu mirongo ibiri yera iteganye ikoze nk'ingirwamashi cyangwa se nk'akare. Rero sibyo, ni ukuvuga ngo hariya hantu nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi ndamutse mbibasobanuriye neza, iyo bavuze ngo imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, ngira ngo umuhanda murabona ko uteye, harimo umurongo urimo hagati ugabanya umuhanda mo kabiri. Ubwo muhanda, uwo murongo ugabanye ibice, uvuga ngo tugira ibice bibiri bigize umuhanda. Igice kimwe kiba kigaragaza imodoka zimanuka n'izindi zizamuka. Ubwo uvuga ngo icyo ni igice. Dushobora no kongera kugisanga mu muhanda w'icyerekezo kimwe, ariko noneho cyane dukunda kuwubona mu muhanda w'ibyerekezo byombi, kuko twe mu Rwanda, mu gihugu cyacu cy'u Rwanda batangiye gukora imihanda ifite icyerekezo kimwe, ariko twari dusanga mu imihanda y'icyerekezo byombi rero gatandukanywa n'uramurongo ugabanya umuhanda mu kabiri mu rero bwawo. Noneho ngo rero iyo mirongo iteganye, muzarebe imirongo iteganye n'uwo murongo, ni iriya mirongo yagenewe kunyurwamo abanyamaguru bambukiranya umuhanda. Iriya niyo mirongo iteganye n'uwo murongo nyine ugabanyamo umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo. Rero hano ntawe urimo. Iyo baza kuvuga ko haranyurwa n'abanyamaguru, icyo gihe byo byari kuba ari byo, ariko noneho ntago ari byo. Hariya ni ukuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero numara kumva bavuze ngo iyo mirongo yera iteganye n'umurongo ugabanyamo umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo, uzahita umenya ko ari uwo murongo rero inyurwamo n'abanyamaguru bambukiranya umuhanda.
hari benshi bakunda rero kuvuga yuko bakabyitiranya, dukunda kwita muri zebra crossing, ariko ni zebra crossing mu ndimi z'amahanga, ariko hariya mu kinyarwanda cy'igazeti cy'amategeko y'umuhanda niko bavuze ngo ni imirongo iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mu kabiri muremure bwawo. Reka dukomeze turebe ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu cyavuga ngo ku mihanda igenwa na minisitiri ubifite mu nshingano, ibyapa bikurikira ngo bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe iyo abagenzi bagomba kubikurikiza nijoro no ku manywa. Reka twumve. Ubundi batubwira ko iyi mihanda yose mubona ibinyabiziga bigendamo cyangwa se binyuramo, ubundi uburyo bwo kuyigendamo ubundi bigenwa na minisitiri wo gutwara abantu n'ibintu. Ubwo n'ubu hano bamuvuze mu buryo buzimije, baravuga ngo ngigenwa na minisitiri ubifite mu nshingano, ko niba ubifite mu nshingano, bakavuga ngo noneho biriya byapa bikurikira ngo bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Iyo bavuze ibyapa bigaragaza ku buryo bumwe, urukumva ngo kandi ngo abagenzi bakaba bagomba kubikurikiza nijoro cyangwa se ku manywa. Ubundi ibyo byapa reka turebe uburyo bababajije hano, ariko ndazi kubibabwira ibyo ari byo. Ngo ni ibyapa biyobora, ngo B ngo ni ibyapa biburira n'ibitegeka, ngo C ngo ni ibyapa bibuza n'ibitegeka, ngo D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi igisubizo cy'ukuri kirimo hariya ni iriya C. Ubundi iyo bavuze ibyapa ubundi bishyirwa ku nzira nyabagendwa cyangwa se ku mihanda ku buryo bumwe, buryo abagenzi bagomba kubikurikiza, ubundi biriya byapa biburira bibuza n'ibyo gutambuka n'ibitegeka, kuko uko tukunda kubyiga twiga ko biriya byapa ubundi bihurira hari ahantu bihurira ku ishusho. Biriya byapa bigira ishusho y'uruziga. Bayo bavuze ishusho ni uruziga, ariko bikaba bimeze nk'ingasire. Hari ikintu bakunda kubabwira mu ishuri, tukunda kubabwira ngo ibyapa ngo bimeze nk'ingasire bikagira ishusho y'uruziga. Ingasire ngo ni iki? Wa kera ni uzi ingasire icyo ari cyo. Ingasire kabaga ari akantu gakoze mu ibuye ryiza, gakoze ku buryo ari nk'akantu k'akabuye, ku buryo utagatoboreramo umwenge ngo ube warebamo mo imbere, kuvuga ngo gakoze nk'akabiye. Rero kiriya cyapa twe tubona kimeze kuriya, impamvu bavuga ko kimeze nk'ingasire ni uko utabasha ngo urebamo hirya ngo uhinguranye hirya, kuvuga ngo gikoze nk'ingasire. Mbese iryo buye rero, iryo buye bavuga nk'ingasire ni ryo rero niko babisobanura, kuvuga ngo kimeze nk'ingasire. Nirwo rugero batanga ko iyo ngasire niko yabaga imeze. Reka tuzakomeza tugende tubashakire n'ubundi bisobanuro butandukanye n'ubwo ngubwo ku bigendanye n'ingasire. Siko bimeze se? Kugira tubafashe ku bigendanye n'ingasire. Sawa. Reka rero dukomeze turebe ikibazo cya gatandatu. Ngira ngo ikibazo cya gatanu mwabonye ko ari C, ni ibyapa bibuza n'ibitegeka. Katere ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu cyabazaga ngo icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu, ngo kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Ngira ngo muri gusoma ikibazo kiravuga ngo icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu, ngo kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Bavuze ngo A ngo ni ubururu, B ni umweru, C ni umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi kiriya cyapa ukuntu tukiga, bavuga ko ari icyapa cyahagenewe guhagararwa na za autobus. Iyo bavuze autobus cyangwa se ni nk'uko bavuga ngo imodoka binini za autobus. Ubundi ubuso bwa kiriya cyapa ni umuhondo. Ubwo rero haba harimo n'inyuguti ya hash ari isa n'umukara, ariko batubazaga ubuso. Rero hariya rero urabona ko bashyizemo ubururu, bashyiramo umweru, bashyiramo umutuku, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Buriya hariya rero usubiza ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyo cyari ikibazo cya gatandatu. Rero reka
dukomeze ku kibazo cya karindwi kugira ngo mwabibonye ko byagezemo. Ikibazo cya karindwi rero cyabazaga ngo umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ukomeje ngo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. ngo ese utwo turanga cyerekezo tumenyesha ibi bikurikira. Umurongo uciyemo uduce, murabona mujya mubona umurongo ugiye uciyemo uduce, ngo noneho ngo ngahegereye umurongo ukomeje. Wegereye umurongo ukomeje, ngo ngo wegereye umurongo ukomeje, ngo uduce turagenda tukarangira nuko ukaba twegereye n'umurongo uciyemo uduce. None bakakubwira ngo noneho ngo ushobora ngo kuzuzwa ngo n'uturanga gukata tw'ibara ryera, ngo utwo turanga cyerekezo tumenyesha ibi bikurikira. Ngo ngo ni igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukikira. Ngo B, ngo nahegereye umurongo ukomeje. C, ngo ni igabanuka ry'umubare w'ibisate by'umuhanda ngo mu cyerekezo bajyamo. Barangiza bageza hasi kuri D, baravuga ngo A na C ni ibisubizo by'ukuri. Rero reka mbabwire abanyeshuri beza, iyo bakubwiye ngo umurongo uciyemo uduce, bagera iryo bavuga ngo ushobora gukuzwa n'uturanga gukata. Iyo bavuze turanga gukata, bakakubwira ngo iri kumwe n'uturanga gukata uwo murongo, ubundi batubwira kuri a murongo ngo turanga gukata ari two bashaka kubaza, bita bikwereka yuko iryo ari igabanuka ry'ibisate by'umuhanda. Barabikora ku buryo rwose mwagendaga mu muhanda ariko uwo muhanda ukaba ugizwe ari icyerekezo kimwe, mugenda mwese mubangikanye, noneho mukajya kubona mukabona hari aho mugarukiye bafashe uturanga gukata tw'ibara ryera tubereka icyerekezo cyo guhindura. Icyo gihe iyo ugeze aho ngaho tumenya ko ni ukuvuga ibisate by'umuhanda biri kugabanuka ukagaruka mu bundi buryo. Ni ukuvuga ngo rero igisubizo cy'ukuri cyari C, ni igabanuka ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyagamo. ngira ngo muri Vision Training Service Gisozi abanyeshuri bamwe iyo tugeze hano ndabibashushanyiza nkabibigisha nkabibereka. Rero niyo mpamvu nkunda kubashishikariza ngo muze ku ishuri tubagezeho byinshi cyane byinshi. Reka turebe ikibazo cya 8 cyavuga ngo icyapa cyerekana umuvuduko gishyirwa ku binyabiziga ngo bifite uburemere ntarengwa bwemewe ngo burenga toni 5 ngo kigomba kugira ibipimo bikurikira. Icyapa cyerekana umuvuduko gishyirwa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga toni 5 ngo kigomba kugira ibipimo bikurikira. Rero banyeshuri beza nababwiye ko hari ibinyabiziga bigomba gushyirwaho icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa cyangwa se cyerekana uburemere ntarengwa. Kabone ko icyo cyapa cyerekana uburemere ntarengwa ari nacyo bababaje hano, ubundi gishyirwa ku kinyabiziga gitwara uburemere ntarengwa bwemewe burenga toni zingahe? Toni 3. Vuga ikinyabiziga cyatangiye gutwara uburemere burenga toni 3 kigomba gushyirwaho kandi uburemere ntarengwa bwemewe. Rero icyo kimenyetso, icyo cyapa kigomba kuba gifite byibura, batubwira yuko kiriya cyapa kigizwe n'umurambararo wa milimetero. Reka banze twumve hano uko bakubaje. Bavuze ngo A ngo ni umurambararo wa santimetero 22. B ngo imibare igira ubuhagarike bwa santimetero 16. C ngo ubugari bw'imibare ngo ni metero 40. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi hariya nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo hariya nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo mwari guhitamo D. Reka turebe ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 bari bababaje ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa ngo bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo. Ni icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Kuyobya umuhanda ngira ngo hari igihe haba hari gukorwa umuhanda bari kuwukora, wenda
hari ahantu hacitse, ngira ngo twabonye ahantu hakorerwa imirimo mu nzira nyabagendwa ko hagomba kuba hari ibyapa bitandukanye. Twabonye ko habamo ibyapa biburira, habamo ibyapa bibuza n'ibyapa bitegeka. Ubwo rero uvuga ngo icyo babaje aha ngaha, babaje icyapa kiyobya. Ubundi twabigishe icyo cyapa ubundi kigomba kuba gifite byibura ubuso bw'ubururu, noneho n'amagambo yanditsemo ariyo tugomba kwita ikirango aba asa n'umweru. Rero no kuvuga ngo hano bakubaje ngo A ni ubururu, B umweru, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hariya rero igisubizo cy'ukuri kirimo, ni ukuvuga igisubizo cy'ukuri kirimo ni A, ni ubururu. Kirangwa rero n'ubuso bw'ubururu. Rero nizera ko mwari mwarangije kugitsinda. Reka turebe ikibazo cya 10, twihute kugira ngo bijyemo neza. Ikibazo cya 10 cyabazaga ngo icyapa cyerekana ko inzira mu ntangiriro idakomeza, ngo kigaragazwa n'ikirango cyangwa se ikimenyetso cy'amabara akurikira. Ubundi icyo cyapa ni icyapa kigaragaza ko iyo inzira idakomeza. Ubundi tugira ibyapa bibiri, tugira icyapa kigaragaza inzira idakomeza, tugira n'icyapa kigaragaza umuhanda udakomeza. Ni ukuvuga ngo rero icyo bakubaje ni icyapa cy'inzira idakomeza, kandi icyapa cy'umuhanda udakomeza cyo kiri mu byapa by'inyongera, ariko bikaba ari ibyapa biyobora. Rero iki cyo cy'inzira idakomeza nacyo kiza kiri mu byapa bishaka kugira ngo bigutegeke ko aho hantu hadakomeza, ukaba wabasha kugeraho kunyura indi nzira. Rero ikirango kirimo kiba kigizwe n'umusaraba, ariko uwo musaraba ukaba wanditse ku buryo bukurikira. Ni ukuvuga ngo ni umutuku n'umweru, uvuga ngo hahagazemo akarongo kamanutse k'umweru, noneho agatambikaho akantu k'umutuku. Uvuga ngo ubwo rero ikirango bakubazaga kirimo amabara abiri, ni umutuku n'umweru. Hano rero bavuze ngo A umukara n'umutuku, B umukara n'umweru, C umweru n'umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Banga igisubizo cy'ukuri kirimo ni C, n'umweru n'iki n'umutuku. Rero nyine ubwo umunsi kizaza ugomba kugitsinda. Reka turebe noneho ikindi kibazo cya 11, ngo bimwe muri ibi byapa birabujijwe mu nzira nyabagendwa. Reka turebe ibyo byapa batubwiye, kandi ibyapa bibujijwe ku nzira nyabagendwa ngira ngo nare babwiye. Ngo A ngo ni ibyapa biyobora, B ngo ni ibyapa byamamaza, C ngo ni ibyapa by'inyongera, D ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri kirimo. Ngo ni ibisubizo by'ukuri hariya B na C. Reka rero mbabwire, ni ukuvuga ngo ngira ngo narababwiye ngo ibyapa bibujijwe gushyirwa ku nzira nyabagendwa. Ntabwiye ko ibyapa ubundi bibujijwe gushyirwa ku nzira nyabagendwa, ibyapa biyobya birabujijwe gushyirwa ku nzira nyabagendwa, ibyapa byigana birabujijwe gushyirwa ku nzira nyabagendwa, ndetse n'ibyapa byamamaza nabyo buriya birabujijwe gushyirwa ku nzira nyabagendwa. Rero hano icyapa bari bakubujije icyapa batubwiyemo hano, ibiyobora byo bigomba kujyamo ko bigomba kuyobora ibinyabiziga. Noneho iby'inyongera byo murabizi ko iki cyapa cy'inyongera kiza gisigura cyangwa se kigenura ibiri muri iki cyapa, cyo kigomba kujyaho. Noneho ariko ikitagomba kuzamo ni iriya B bavuze ngo ni ibyapa byamamaza. Ibyapa byamamaza birabujijwe. Ngira ngo muribuka ko hari n'igihe umujyi wa Kigali wigeze gufata umwanzuro bikuraho byose. Bavuga ngo nta mpamvu yo gushyirwa ku nzira nyabagendwa. Rimwe na rimwe rero aho bishyizwe, buriya tuvuze gushyirwa ku nzira nyabagendwa ni icyapa kiri ku muhanda neza. Rero iyo ufashe icyapa cyamamaza ukajya kugishyira ku muhanda neza, ntabwo ari byo. Rero basigaye babishinga ku buryo biri hirya, usanga biri ku bikuta by'amazu, usanga biri hehe, aho ngaho nta kibazo. Ngira ngo hari n'uburyo twabigishije ibyapa byamamaza ngo birabujijwe kumurikishwa amatara atukura n'asa n'icyatsi kibisi iyo biri hehe na hehe. Iyo biri ahategeje kuri metero 75, kandi uhagarike bukaba butagejeje kuri metero 7. Igihe rero ntabwo waba wemerewe kumurikisha amatara atukura cyangwa se n'icyatsi kibisi. Ngira ngo ibyo nari nabibabwiye.
mbibabwiriraho. Okay, ngira ngo rero urumva revision iraryoshye. Tugeze ku kibazo cya 12. Ikibazo cya 12 cyabazaga ngo mu byerekeye ishyirwaho ry'ibyapa ku nzira nyabagendwa, icyapa gihita ngo icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu nyampanga, ngo kandi ikaba ifite imwe mu masonga ireba hasi, ngo kirangwa n'umuzenguruko utukura n'ubuso bwera. Gisobanura iki? Icyo cyapa bitera nabibutsa, uhita unajya kugishakisha, kiba mu masangano. Rimwe na rimwe ugisanga kiri ku masangano cyangwa se ku nkomane. Ngira ngo nababwiye yuko isangano egare inkomane, uvuga ngo handi umuhanda ugiye kwinjira mu wundi. Ubundi icyo cyapa gisobanura iki? Gisobanura ngo tanga inzira. Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, iyo mpande eshatu ariko ikaba ifite isonga ireba hasi, kigizwe n'umuzenguruko utukura n'ubuso bwera. Ubundi kisobanura tanga iki? Tanga inzira. Mu byapa rero bakunda kucyita B1 muri biriya byapa twabonye. Rero hano bakuye ngo A ngo gisobanura ko hari icyago, gisobanura ko B tanga inzira, C nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni rero igisubizo cy'ukuri n'iriya B tanga inzira. Katurebe ikibazo cya 13. Ikibazo cya 13 cyabazaga ngo ibyapa bigaragaza ahakorerwa imirimo, ngo ibibuza n'ibitegeka bifite ibipimo bikurikira. Ngira ngo nababwiye ngo ahantu hakorerwa imirimo harangwa n'ibyapa bikurikira. Twabonye ko tuzahasanga ibyapa biburira, ntabwo nawe babwiye. Tugenda babwira ngo tuzongera tuhasanga ibyapa bibuza n'ibitegeka. Ibyo byapa tubisanga ahantu hakorerwa imirimo. Ngira ngo hari icyapa kiburira tuzahasanga rimwe na rimwe, tuzahasanga cya cyapa gifite cya mpande eshatu kiriho umuntu ufite igitiyo kigaragaza imirimo iri gukorerwa aho ngaho. Icyo ni icyapa rero dukunda gusanga ahakorerwa imirimo. Noneho iyo bazanye icyapa kivuga ngo kibuza, icya kindi kibuza ngo ubujijwe kunyura aho ngaho nyine, cyangwa se ubujijwe kurenga umuvuduko. Noneho igitegeka hazazamo cya kindi kivuga ngo gukikira gutegetswe, kirangwa n'ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru gifite akaranga cyerekezo kabogekeye muri dogere 45. Niko mbigisha, kivuga gukikira gutegetswe. Ibyo byapa rero nibyo dukunda kuhasanga ahakorerwa iki imirimo. Rero no kuvuga ngo rero biriya byapa batubwiye ko ubundi biburira bigomba kuba bifite ingero zikurikira. Ubundi ingero z'ibyapa biburira kuri biriya bishyirwa ahakorerwa imirimo, ubundi ni ukuva kuri santimetero 70 kugera kuri santimetero 90 ariko z'uruhande, kuko biriya byapa biburira birangwa n'impande nyine, impande eshatu. None biriya bibuza n'ibitegeka twamenye ko ari uruziga, kandi uruziga turubarira mu ngero z'umurambararo. Niyo mpamvu bakunda kuvuga ngo byo ni santimetero 70 z'umurambararo. Rero hano rero mu kibazo batubwiye ngo ngo tuzahasanga, kandi bakubajije ibibuza n'iki n'ibitegeka, ngo ngo ni santimetero 70 z'uburebure. Nibyo se ubwo? Ntabwo ari byo. B ngo ni santimetero 70 z'umurambararo. C ngo ni santimetero 70 z'ubugari. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hariya rero igisubizo cy'ukuri kirimo kuko bakushyiriyemo bavuga ngo ni santimetero 70 z'umurambararo, kubera ko batubajije ibibuza n'iki n'ibitegeka. Ngo rero igisubizo cy'ukuri hariya kuri ikibazo cya 13 bari batubajije yari B. Reka twongere turebe ikibazo cya 14. Bavuga ngo ibimenyetso birombereje bigaragazwa n'imirongo iteganye n'umurongo ugabanya mu muhanda mo kabiri mu burebure, ugabanya mu muhanda mo kabiri, ngese bishobora kuba bigizwe n'iki? Niba bavuze ibimenyetso birombereje mw'abantu mu ishuri genda bigisha ko ibimenyetso birombereje birangwa n'ibitatu. Bundi tugiramo umurongo urombereje udacagaguye, tukagira umurongo urombereje ucagaguye, noneho tukagira iyo yombi ibangikanye. Nibyo tukunda kubona, nibyo bita ibimenyetso birombereje. Erega mbabwire, ubundi iyo bavuze kurombereza mwumva iki banyeshuri? Iyo bavuze kurombereza, ubundi iyo bavuze kurombereza ni uvuga ngo ni ikintu kigiye gutya tudurwa kitagira ahantu kigarukira. Niyo mpamvu byita rero ibimenyetso birombereje. Tuvuga wenda urugero,
uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwayo ngira ngo mukunda kuwubona, ndetse n'uri ku nkengero z'umuhanda ugaragaza inkengero z'umuhanda, iz'inkombe z'umuhanda. Ngira ngo uramutse uwuvanye hano, wenda reka ntanga urugero ko mvuga urugero ngendeye aho nkorera. Tuvuga uriya murongo ukuye hano ku Gisozi ku Rwibutso, uzagenda urinde ugira Igitarama, uriya murongo ukiwubona. Niyo mpamvu bahita ko urombereje, ahantu ugira ugarukira. Rero ibimenyetso birombereje rero bigomba kugaragazwa n'iki? Ngo bishobora kuba bigizwe n'iki? Ngo A, ngo ni umurongo udacagaguye. B, ni umurongo ucagaguye. C, ni umurongo udacagaguye n'umurongo ucagaguye ibangikanye. Barangiza bageze kuri D, ngo ibisubizo byose nibyo. Aka kabazo karoroshye cyane, ubundi ibisubizo byose nibyo, kuko nababwiye ko ari umurongo ucagaguye n'umurongo udacagaguye, ndetse n'iyo yombi igize iba ibangikanye. Reka turebe rero ikibazo cya 15 cyabazaga ngo ibyapa byerekana abagenda ibyo babujijwe n'ibyo bategetswe bimeze bite? Ngasenga ibyapa byerekana abagenda ibyo babujijwe n'ibyo bategetswe. Ubundi ibyo byapa, ubwo iyo bakubajije ngo ibyo babujijwe ni ibyapa bibuzanye, ibyo bategetswe ni ibyapa bitegeka. Rero ni ukuvuga ngo bigomba kuba bimeze bite? Ngo A, ngo biba bimeze nka mpande eshatu. Ngo B, ngo bimeze nk'urukiramende. Ngo C, ngo ni nka kare. Ngo D, ngo ni nk'ingasire. Banyeshuri banjye Vision Training Service Gisozi, igira ngo aka kantu karoroshye cyane online. Ubundi biriya byapa bibuza n'ibitegeka bigomba kurangwa kuba bimeze nk'ingasire. Kare nari nabibabwiye muri cya kibazo cya kare. Ubwo rero hano mwari guhitamo ko igisubizo cy'ukuri ari D. Reka rero twongere turebe ikibazo cya 16 cyabazaga ngo iyo uduce tw'umurongo ucagaguye ari tugufi kandi twegeranye cyane, ngo tuvuga ibi bikurikira. Nuvuga ngo uriya murongo rero twarawubonye ugiye gutyo urombereje udacagaguye, none ukajya kubona ukabona batangiye kuwucagagura. Ngira ngo twarababwiye nabasobanuye mbabwira ko impamvu bawucagagura uriya murongo ubundi impamvu bawucagagura no kugira ngo mu gihe habaye ngombwa ko umuyobozi ashatse guhindura icyerekezo cyangwa se ashaka kunyura ku wundi abashe kubikora. Ubundi byemewe gukorerwa uriya murongo ucagaguye. Urombereje ntabwo babyemewe, ngira ngo nawe babwiye. Noneho baratubwiye ngo rero utwo duce rero tw'uriya murongo ucagaguye, iyo tugiye tuba tugufi kandi tukagenda twegerana, ngo biba bishatse kuvuga iki? Ngo A, ngo ahegereye ngo ni iherezo ry'umuhanda. Kuko iherezo ry'umuhanda rwose ntabwo ari byo rwose. B, ngo ko umurongo ukomeza wegereje. C, ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Buri igisubizo cy'ukuri hano kirimo ni B. Ni ukuvuga ngo turiya duce tw'umurongo iyo tugiye tuba tugufi twegerana, biba bishatse kuvuga ko umurongo wegereje, wa wundi urombereje, wa wundi udacagaguye wegereje. Niba ngo uriya muyobozi rero uri kugenda kuri murongo ucagaguye, abwirwa n'iki ko umurongo urombereje wegereje? Ikibimubwira ni uko twa duce tw'umurongo tugenda tuba tugufi kandi turushaho kujya kwegerana. Ubwo rero nyine hariya mwari guhitamo B, ni ukuvuga ngo biba bishatse kugaragaza ko umurongo ukomeje ugize wegereje. Turebe ikibazo cya 17. Turenda gusoza, turabura ibibazo 4 byonyine tugasoza, ariko babwira abanyeshuri mwe iki kizamini n'ibindi bizamini tuzagenda tuzana bitandukanye, ngira ngo ni mu byitoza nimugira muzabasha gutsinda kandi neza. Hano rero batubwiye ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza mu isaha, ngo gishyirwa ku binyabiziga bikurikira. Kansubiramo mbisome neza. Ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ibinyabiziga bitagomba kurenza
mu isaha ngo gishyirwa ku kinyabiziga bikurikira. Ubundi iyo bavuze ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa, ntabwo ko gishyirwa ku binyabiziga bifite bitwara uburemere ntarengwa bwemewe burenga toni 5. Ubundi ikinyabiziga cyose gitwara uburemere ntarengwa bwemewe burenga toni 5 cyo kigomba gushyirwaho icyapa cyerekana umuvuduko kitagomba kurenza. Rero icyo kinyabiziga rero nuvuga ngo batubwiye ngo ngo gishyirwa ku binyabiziga ndakumirwa. Oya, ibinyabiziga ndakumirwa ngira ngo muzi ibyo ari byo. B, ngo ni ibinyabiziga bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga toni 5. C, ngo ni ibinyabiziga bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga toni 5. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri kirimo yari iriya B, ni ibinyabiziga bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga toni 5. Nicyo cyapa kigomba gitegetswe gushyirwaho ikimenyetso cy'umuvuduko ntarengwa. Icyo mukimenye kugira ngo twabonyemo hano ibimenyetso bigenda bishyirwa ku binyabiziga. Twabonye igishyirwaho uburemere ntarengwa, none tubonye n'icy'umuvuduko ntarengwa. Kugira ngo nabibigishirizamo ngo rino kosora kino kibazo uyu munsi wa revision, gukosora ibibazo bizamini bigiye bitandukanye, kugira ngo byagiye biduhesha no kwigiramo ibindi bintu twagombye kwiga mu ishuri. Ubwo rero nyine muhite mufatiraho mwige mubimenye neza. Ikindi kibazo cya 18 cyabazaga ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda ngo zishobora kugaragazwa n'iki? Inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa se z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'iki? Iyo bavuze inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa se inkombe z'inzira, ni inkombe aho umuhanda ugarukira ku nkombe, ngo zishobora kugaragazwa n'iki? Bavuze ngo ni umurongo mugari udacagaguye, ni amabara ngo ni amatara yo ku mihanda, ngo ni ibikoresho ngarurarumuri. Ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mwumva ukuntu bababwiye. Ubundi ziriya nkombe z'inzira nyabagendwa ibisanzwe byo dukunda kuzibonaho imirongo yera ibiri ku nkombe koko, ariko hano icyo bashatse kutubwira ahubwo nuko zishobora kongera zikaba zagaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Impamvu bavuga ko ari ibikoresho ngarurarumuri mu gihe cya nijoro buriya, kandi twabonye ko akagarurarumuri ari akantu karabagirana mu rumuri karangiza kakarusubiza ku kintu cyagize gute cyarwohereje. Uyu munsi naje online, naje vizavi kugira ngo tubonane live, mbigishe turi kumwe live kuri WRTV TV tubagezaho byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo rero hariya ni ibikoresho ngarurarumuri bishobora no gusigwa irangi ry'ibikoresho ry'umuhondo ariko akaba ari ngarurarumuri. Rero ni ukuvuga ngo rero nibyo bikoresho hano batubwiye. Rero icyo bari baduhaye hano ni ibikoresho ngarurarumuri. Igisubizo cy'ukuri ni C. Reka turebe ikibazo cya 19. Ikibazo cya 19 bavuga ngo icyapa cyerekana abagenda ibyo babujijwe n'ibyo bategetswe ngo kimeze gute? Icyapa cyerekana abagenda ibyo babujijwe n'ibyo bategetswe bimeze gute? Nuvuga ngo kino kibazo mwabonye hari uburyo bakubaza ikibazo kikazamo kabiri. Murabona ko kino kibazo hari aho twakibonye ku kibazo cya ngira ngo twakibonye ku kibazo cya 15, none hano barongere bakigaruye ku kibazo cya 19, ariko nabwo birasa. Bavuga ngo icyapa cyerekana abagenda ibyo babujijwe n'ibyo bategetswe gukora bimeze ngo ni nk'urukiramende. Ntabwo ndi bugitenda ku kino twakibonye. Ngo B, ngo ni nk'ingasire. C, ngo ni mpande 3. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nuvuga ngo nta kwirirwa tubitendaho, iriya ni B, ni nk'ingasire. Ko nababwiye ko birangwa n'ikintu uruziga, nuvuga ngo kandi bikaba bimeze ni ishusho y'uruziga, bikaba bimeze nk'ingasire. Ni ukuvuga ngo ku kibazo cya 15 igisubizo bari bagishyize kuri C, ariko bari bagishyize kuri D, ariko hano ho bahise bagishyira kuri B. Murumva rero bashobora kubizana bitandukanye kandi bisa, wenda bagahindura amanimero, ukaba rero wahita ugitsinda. Reka rero turebe ikibazo cya nyuma na nyuma, ari iki kibazo cya 20, ubundi tugasoza isomo ryacu ry'uyu munsi. Twari twabateguriye isomo rya 10, ari ryo somo twababwiye
ariryo somo riyije ari simusiga, noneho turi bukosore ibizamini cyangwa se ibibazo bimwe na bimwe bikunda kandi bikunzwe kubazwa cyane cyane mu kizamini cya polisi. Ikibazo cya 20 rero cyabazaga ngo imirongo yera yambukiranya umuhanda ngigomba kuba ifite ubugari buri hagati ya imirongo yera yambukiranya iki umuhanda igomba kuba ifite ubugari bumeze bute? Twabonye imirongo yambukiranya umuhanda ubundi tukunda kuvuga ko iri mu bimenyetso byambukiranya, kandi iriya mirongo yambukiranya umuhanda ngira ngo muzakunda kuyibona cyane cyane mu nkomane y'amasangano. Mubona rimwe na rimwe hari abayobowe n'ibimenyetso bimurika cyangwa se atabayobowe n'ibimenyetso bimurika, ari amasangano asanzwe arimo ibyapa. Iyo bavuze rero ibimenyetso byambukiranya se imirongo yera yambukiranya umuhanda, hari n'ahandi tuzabona nanone. Reka mbabwire, mugende murebe hariya mukunda kwita zebra crossing, kuri ya mirongo migari yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mu kabiri, aho abanyamaguru banyura bambukiranya umuhanda. Muzajya kuhabona mubone hari umurongo ubanje utambitse uturutse ku ruhande rw'umuhanda uje ugasa nk'aho ushaka kwambukiranya umuhanda, ariko ntiwambukiranye bakawugarukiriza kuri wa murongo n'ubundi uteganye n'iyo mirongo. Impamvu bawugarukiriza hariya ni uko uriya murongo wavuze yuko uvuga yuko umuyobozi agomba kuhagarara iruhande rwawo mu gihe ari gutanga iki inzira, azaba yiha abandi bari abanyamaguru bari gutambukamo bambukiranya umuhanda. Nicyo uriya murongo bawushyiriyeho bambukiranya umuhanda. Rero impamvu batawutambutsa ngo bajye hirya, twibuke ko ari mu muhanda w'ibyerekezo byombi, hari izindi modoka ziri kumanuka, wowe uri kuzamuka. Ni ukuvuga ngo nimba wowe uri uhagaze uri gutanga inzira, niyo mpamvu ni wowe bafunze, ntabwo uri wowe bamufunze. Niyo mpamvu rero baba bashatse kugira ngo ariko nure nabo bawambukiranyije gutya ntabwo byaba ari byo, ahubwo uriya nawe agomba kuba afite uwe, nawe ugomba kumuhagarika. Bivuga ngo rero uriya niwe murongo rero batubwiye wera, murongo wera wambukiranya umuhanda, ugomba kuba ufite ubugari bungana bute. Uriya murongo ubundi ugira hagati ya santimetero 20 na santimetero 60. Ngira ngo twarawubonye, batwaje ngo ngo ni santimetero, ngo ni hagati ya santimetero 10 na santimetero 15. Oya, ntago ari byo. B, ubundi ahangaha batubwiye ubundi iyo baza kuvuga uriya murongo ubamo hagati mu muhanda niwo ungana, niwo ufite ibipimo buri hagati ya santimetero 10 na santimetero 15. Noneho kuri B barongera bavuga ngo C, ngo ni santimetero 40 na 60. Oya, ntago ari byo. Ahubwo iyi santimetero 40 na 60 igira uriya murongo mugari uteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mu kabiri, uriya nyine abanyamaguru banyuramo bambukiranya, niwo ugira ubugari buri hagati ya santimetero 40 na 60. Reka turebe C, bavuze ngo C ngo ni hagati ya santimetero 20 na 60. Ahubwo icyo ngicyo nicyo ubundi iriya mirongo yambukiranya umuhanda ni hagati ya santimetero 20 na santimetero 60. Bageze hasi kuri D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero igisubizo cy'ukuri kirimo ni ikihe? Ni iriya C. Ubundi iriya mirongo yambukiranya umuhanda ni hagati ya santimetero 20 na santimetero 60. Rero murakoze. Rero turasojeje, dusojeje gukora imyitozo yacu. Ngira ngo ni amahirwe masa, ni amahirwe ni mwari mubikoze, ntago ari mwebwe mubikoze. Ariko ubutaha urumva ushobora no kuzakora evaluation, mukaba ari mwe mukora, noneho ngewe nkazaza mbakosora. Uyu munsi mbahaye akabonus kuko murabizi ko turi mu minsi mikuru itangira umwaka. Niyo mpamvu nanjye ngomba kubashyiraho bonus menshi cyane, za promotion nyinshi cyane, mukabasha mukiga. Urenda bibasobanuriye, ugende mubisubiremo rero nawe. Biriya bibazo mbahaye byose uko ari 20, ugende mubisubiremo, ugende mubyige, mubirepete cyane, ibisubizo mubikore cyane. Noneho tugiye gukomeza isomo rya 11 ubutaha, ariko isomo rya 11 niriza ubwo n'ubwo muzakomerezaho. Kandi mwibuke yuko buri gihe tugiye kuzajya tubahereza amasomo 10 azajya arangira dukora isomo rya 10, twita dukora
evaluation y'umwitozo. Ubwo rero mwari kumwe na Teacher Emmanuel nk'uwo mubona hano, ariwe mukunda kuganira video batandukanye mukunda kumva ku masomo. Ni ngewe muri kumwe burandi mugire ngo hari undi muntu wa muri kumwe live, none uyu munsi naje live. Rero ni ngewe witwa Teacher Emmanuel. Rero nkaba nkorera mu kigo dufite umuterankunga wacu. Impamvu rero nino televiziyo yagiyeho ya Well 250 TV byatewe n'umuterankunga w'ikigo Vision Training Service Gisozi gikorera ku Gisozi nyine nkuko nabibabwiye. Niba udutera inkunga ni nawe watumye hajyaho ino channel yo kujya tubigishiriza amategeko y'umuhanda tuwaje turi online. Ubwo rero nukuvuga ngo rero turamushimiye kandi turabasaba kugira ngo mukore subscribe. Ni ikintu cyiza cyane, ni ikintu gituma natwe tumenya yuko mudukurikirana. Buri yuko subscribe mbama namaze kubona ko yandikishije mu ishuri Vision Training Service Gisozi online. Ariko kandi mukore na share na comment, mutwandikire mutubwire ati mwarimu waje uratwigisha neza. Buriya yo mumbwiye comment mukamaga comment nanjye ndishima nkagenda ngategura n'ibindi byinshi cyane, noneho nkabagezaho byinshi cyane. Reka rero tubasezere, tuzakomeza ubutaha muri ndi somo rikurikira rya 11 rero ciao.